Hello guys, ndabizi nawe urafite ubushomeri muri iyi minsi ariko hano havumbuye website igiye kuzajya iduha amafaranga ahagije ya buri munsi. Ndagira ngo tuze kujyana nkwereke iyi website dore yuko iri mu kazi, irimo iratanga ibiceri kandi garani yayo izarangira bitinze. Niba nawe wumva ufite ubushomeri rero ndagira ngo tuze kujyana kuri iyi video ngiye kubakorera, mbereke iyi website mbabwire n'ukuntu ikora. Njyewe mugiye kubana muri iyi video ni Callixte Mutabazi Arindoci, mera ko ngusabe gukanda subscribe kugira ngo dushyigikire mu zindi video tuzakora ubutaha. Rero tugiye guca kuri Chrome mbereke iyi website, ndabereka n'ukuntu ikora. Turaza hano kuri Chrome, niturangiza duhite tuhakanda, tumara kuhakanda tuza hano muri search twandikemo ikintu bita dere kunguku equipment, ngira ngo hano murimo murabibona. Tuhite dukanda ahangaha dere equipment, turebe ukuntu iyi dere equipment ikora n'uburyo itangamo amafaranga. Hano rero kuko turi muri region y'u Rwanda, uraza hano baselekisiyona ibihugu, ngira ngo urabona ko hano ari Rwanda. Bitewe n'igihugu urimo wowe nyine urahita uhitamo igihugu uherereyemo, hanyuma hano ushyiremo nimero ya telefone. Ubwo ngubwo kuko njyewe nayifunguye, wowe urakanda sign up, ariko kuko njyewe nayifunguye ndakanda login. Sign up ni ukwiyandikisha ugashyiramo nimero ya telefone, ubwo guteranya 250, ubwo ndahera kuri 7, 7, 8, 5, 5, 6, 0, 2. Noneho ugahita ushyiramo imibare ya kode yawe, iba ari imibare 6. Noneho uhita uyishyiramo, ndamwanda login. Ubwo rero niba ari ubwa mbere kuko ndi kubereka iyi video, urahita ukanda sign up hanyuma uhite winjiramo. Ubwo twagiye hano kuri registration user niho uhita ukanda. Ubwo ngiye kuko nayifunguye tuhita tugira, urabona ko ngeze kuri board yabo, kuri iyi dashboard yabo ndetse n'ukuntu ikora. Kugira ngo muze gukurikirana iyi video yose hataza kugira ikintu kiza kugucika, tuze gukomeza kuko iyi dere equipment irimo iratanga amafaranga kandi mu buryo bworoshye. Mu gihe tube dutegereza, reka dutegereze, ngira ngo murabona yuko birimo biragenda biza. Ubwo hano ni kuri home, hano ni income ugenda winjiza. Aha ni kuri home, hano ni income ugenda winjiza buri munsi. Noneho hano ni agent cyangwa hano rero buri ko ufunguye buri munsi bagenda baguha benefit cyangwa bonus igahita ijya kuri nuze yawe. Hano ni ibintu biri personal byawe. Ubwo noneho hano yitwa dere equipment, ngira ngo hano murabona ngo company profile, online service, online recharge. Ubwo rero hano kuri online recharge niho ukanda, hanyuma ukinvestingamo amafaranga akunguka buri munsi. Ubwo rero ndagira ngo muze gukurikirana video yose. Ubwo hano ni investment y'icyumweru wakoze, hano ni general cyangwa muri rusange, aha ni stable ni itagihinduka. Hano iyo wagiye winjizamo abantu bagiye batandukanye baguha icyo bita VIP. Ubwo ufite VIP ushaka gushyiramo nka 5 akunguka nk'ibihumbi 20 mu minsi 7 yonyine, bitewe na VIP. Ubu hari VIP 1, VIP 2, VIP 3 na VIP 4. Ubwo noneho hano ndagira ngo muze kureba, hano ni dere equipment, ni company ishyigikira cyangwa ibintu bijyanye n'ubuhinzi. Ngira ngo nk'iyi mashini nko kuyibayinga mu minsi 180, washyizemo ibihumbi 28 bihita byunguka ibihumbi 114.40 mu minsi 180.
kandi iyi kampani irizewe cyane. Niba nawe ushaka kampani uzajya ukoreramo amafaranga yawe bitakugoye, nagushishikariza iyi Delo Equipment. Ubwo hano uhita ubayinga, ariko hano naho mu minsi 180 washyizeho ibihumbi 168 bahita bakungukira miliyoni imwe n'ibihumbi 149 n'amafaranga 120. Muri 180 bahita bakungukira aya ngaya, ugahita uteranyaho nawe wemvesitinzemo, ubwo nawe urayumva. Noneho reka twigire hano kuri ibi biri generali. Hano generali reka turebe hano, iyo ufashe kabyirodinge, bino twari twabibonye guys, ngusaba gukanda subscribe kugira ngo udushyigikire kabisa, kugira ngo tujye tubasha gukora n'izindi video bitworoheye, dore bino bintu biba byatugoye. Biracyari kwirodinga kugira ngo utegereze mbere ku kuntu website ikora, kandi irizewe cyane, irizewe kabisa. Ngira ngo muze no kureba na ziriya video zindi twagiye tubakorera, nazo ni video nziza kandi zagufasha muri iki gihe tuba duhanganye n'ubukene. Ahangaha wenda nk'iyi ngiyi mu minsi 7 washyizemo ibihumbi 5 wunguka 1120 mu minsi 7, ariko iyi ngiyi niba iri stable, hanyuma ugahita ubayinga. Ndaza kubereka n'ukuntu ubayinga ukaba wabonamo n'amafaranga. Hanyuma iyi ngiyi y'ibihumbi 21, ubwo bahita bakungukira ibihumbi 131 n'amafaranga 300 mu minsi 180. Hanyuma iyi ngiyi y'ibihumbi 29 ngira ngo muri kuyibona, mu minsi ihwanye n'umwaka bahita bakungukira ibihumbi 381 n'amafaranga 60. Hanyuma iyi ngiyi y'ibihumbi 66 mu minsi 180 bakungukira ibihumbi 439 n'amafaranga 560. Hanyuma iyi ngiyi bitewe n'ukuntu uba wishoboye n'amafaranga uba ufite, mu bihumbi 99 bahita bakungukira miliyoni 1 n'ibihumbi 400 n'amafaranga 9,465 mu minsi ihwanye n'umwaka. Nawe ufite amafaranga wayashyiraho, dore yuko ntabwo ujya uhomba, buri munsi ubona iyi income ihwanye na 3.9%, ubwo buri munsi ubonaho 3,861. Hanyuma hano ibihumbi 226 mu minsi 180 bakungukira miliyoni 1 n'ibihumbi 500, n'ibihumbi 86 n'amafaranga 520 mu minsi 180 yonyine. Ndagira ngo rero mbereke ukuntu iyi kampani ikora, twereke. Ubwo noneho reka turebe generali. Ahangaha ni inyungu ugenda ubona bitewe n'amafaranga wemvesitinzemo. Ubwo noneho iyo uri VIP, bya bindi nababwiraga, hano VIP benefit nk'ahangaha, hano VIP ku bihumbi, ngira ngo muri kubibona, ku bihumbi 25 mu minsi 10 baguha ibihumbi 25 uteranyijeho iyi nyungu baba baguhaye. Dusubire inyuma gato. Nongera mbibutse kanda kuri subscribe.
kandi twari turi kuri VIP benefit. VIP okay, murabona ko twahageze. Hanyuma iyo uri VIP ya gatatu, ubwo ni igihe barazina VIP mu mibare. VIP ya mbere uba wayinjijemo abantu batatu kandi nabo bemvesitinga. Noneho VIP ya kabiri uba winjijemo abantu batandatu nabo bemvesitinga. Noneho VIP ya gatatu ariyo yiyi uba winjijemo abantu 9 nabo bemvesitinga. Ubwo hano ku bihumbi 5 byonyine washoye mu minsi 7 bakungukira ibihumbi 7. Ubwo byose hamwe n'ibihumbi 12. Noneho ku munsi bakungukira reti ya 20%. Kugira ngo murumva yuko VIP hano ari nziza cyane ku muntu wagiye uha abantu linki nabo bakayinjiriraho. Noneho VIP ya 1, VIP 1 hano ku munsi aguha reti ya 2.6. Noneho iyo ushyizemo 15 mu minsi 15 bakungukira ibihumbi 5 n'amafaranga 850. Minsi 15 yonyine ugahita uteranya agahita aba 20 n'ibihumbi 20,850. Noneho VIP ya kangahe? VIP ya kabiri ku 33 byawe ihita bakungukira ibihumbi bingahe? Ibihumbi 13 n'amafaranga 365 minsi 15 yonyine. Ubwo noneho VIP ya gatatu mu bihumbi 58 bahita bakungukira ibihumbi 20 n'amafaranga 430, 24 n'amafaranga 360. Noneho VIP ya kane ariyo ya nyuma ku bihumbi kambere ukuntu bimeze. Mpera ko ngusabe kanda share kugira ngo n'izindi nshuti zawe zijye zibona zino video tuba twabakoreye, kandi izi video ziba zizewe kandi ziba ziri mu kazi ku muntu uba ku bushomeri. Hano rero ku bihumbi 132 mu minsi 15 ihita yunguka ibihumbi 5 n'amafaranga 700. Aya ahubwo ni ibihumbi 57 n'amafaranga 420 minsi 15 yonyine. Ngira ngo murumva yuko iyi VIP rwose, zino VIP ziba ziri mu kazi kandi zibikora neza. Hanyuma ndagira ngo wenda mbereke ukuntu ubayinga n'ukuntu wemvesitingamo amafaranga ukaba wabona inyungu. Hanyuma ahangaha tukanda hano kuri personal, bereke ukuntu bimeze. Dutegereze gato. Kugira ngo murabona ya nimero nashyizemo ibi hano hejuru kuri dashboard. Ubwo hano ndi VIP 0 kuko ni abantu batatu nigeze shyiramo, ariko inyungu ntabwo bikubuza kuyibona. Ariko buriya iyo uri VIP nibwo amafaranga ufite bakungukira reti iri hejuru cyane. Hanyuma urabona ko ku munsi, uyu munsi bampaye amafaranga 400 asaga ibihumbi ahita aba ibihumbi 3 n'amafaranga 400 mfite kuri iyi dashboard yanjye. Hanyuma ahangaha ngiye kubereka hano ni kwemvitinga aba followers bahita binjira kuri iyi link nabo bakemvesitinga. The invitation link ni iyi ngiyi yanjye. Ndaza no kuyibaha hano muri description, muraza kuyireba mukanze aho hepfo handitse mowa, murahita muyibona namwe mube mwakura amafaranga. Aho kugira ngo ufite amafaranga uyabitse kuri telefoni nta kintu ari kunguka, wayabitsa kuri iyi website, kandi iyi website itanga amafaranga, ubikuza ako kanya agahita agera kuri momo yawe ya mobile money, nta zindi process ubanje kunyuramo.
Invitation code yanjye ni iyi ngiyi, nayo ndaza kuyibereka muri description, kuko hari igihe winjira akagusaba invitation code y'umuntu wagutumiye ukaba wayishyiramo ntaribi. Dore ni izi ngizi ndaza kuzibahereza, hano hari invite friends, none hano ni kalendari y'ukuntu ibihe bimeze by'amafaranga wagiye ukorera, bati wenda washyize mu minsi 15 batugeze ku munsi wa kangahe umaze kubona inyungu y'aya ngaya. Hano ni incamake nyine ya account, cyangwa urabona yuko buri kunyura mu ncamake yuko ninvestinze ibihumbi bitatu bakanyungukira 900 mu minsi 3, ubwo yose hamwe agahita aba ibihumbi 3 n'amafaranga 900. Noneho nkaba narabikuje, nkaba narashyizemo 3 n'amafaranga 3,100. Noneho aha ngaha ni password, hari igihe uba ufite password ikugora ukaba wayihindura nta kibazo. Hano ni uburyo bwo kubikura nabyo ndaza kubibereka, ahubwo reka mbereke ukuntu ubayinga, ariko reka mbereke ukuntu ubasha kuba wabitsaho amafaranga, warangiza nyine ukaba wabayinga ikintu kimwe muri hariya bitewe n'amafaranga ufite kuri mobile money n'ahantu, kugira ngo yunguke bitewe n'inyungu nabwo ushaka mu gihe runaka. Hano uhita ukanda hano kuri recharge, aha ni recharge ngo mbereke ukuntu ikora neza. Hano kuri recharge, hano baratubwira ngo minimum recharge amount ni ibihumbi 3, noneho maximum recharge ni 1,010,000. Hano ukuntu bimeze rero, iyi recharge ni amafaranga ushaka ko ava kuri mobile money akaza kuri iyi website, ugahita wakwinvestingamo amafaranga ukaba wabona inyungu. Hano wenda tuvuga ati wenda ngiye gushyiramo ibihumbi 3 kuko ariyo make ya nyuma ashoboka. Hano hari metode ebyiri ziba zitandukanye, hano ni way ebyiri z'ukuntu wagera mu nzira ebyiri, ariko hano reka dukoreshe way 1. Hano uhita ukanda confirm recharge umara gushyiramo aya mafaranga ibihumbi 3, confirm recharge. Okay, hano barakubwira ati ese ugiye gukoresha MTN cyangwa ni Airtel? Ubwo niba ari Airtel urakanda hano, yaba ari MTN nabwo ugakanda hano, hanyuma ugahita ushyiramo payment mobile number, ubwo ni ya nimero ya telefone yawe ya MTN, ari nayo iri hano kuri website, ntabwo ukoresha indi nimero bikunde. Hano uhita ukoresha MTN yawe, ko ngewe mfite 0798555660, tukanda next step, ugahita step ikurikiyeho. Okay, hano none bakubwira ati copy the account number below and then deal, ugahita ukanda iyi mibare complete payment, kugira ngo usoze kwishyura uhita ukanda *142*1*1*0, *0,7, iyi ni nimero ya telefone yakira aya mafaranga uba wayinvestinze, ariyo 079, iyi ngiyi ibaruye kuri Tobar iby'Imana ishaka. Iyi ni kampani z'abayobozi babo, ntukagire ikibazo, baba bayikorera ihita ajya kuri dashboard. Ubwo noneho urabona uhita ukanda copy, bakubwira ngo copy successful, hanyuma y'amafaranga 3,000 niyo twavuze ko tugiye ku investinga, hanyuma iyi nimero tukanda copy, warangiza ugahita ukanda confirm recharge complete. Ubwo noneho tuhita tugira gute, tujya kwishyura, tujya kugira, reka twongere tugaruke ahantu tubinyuremo twihuse. 3,000 one way, dukanda confirm recharge, dukanda next step. Twagiye gushyiramo nimero ya telefone, katuyishyiremo ni MTN, dore ngiyo, dukanda next step. So 7,9555660, tugahita dukanda copy y'iyi nimero turi bwoherezeho amafaranga. Hanyuma iyo dushoje tuhita tubikansoringa, tuhita tuza hano kuri phone,
kuri fone, dore ngaha muri kuhabona duhita tuhakanda, twakanda tugiye kwishyura amafaranga ajye kuri iriya dashibodi. Ubwo tubwiye ko dukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri ya nimero ya telefoni, duhita dukanda hano tukagumizaho, dukanda pesite, ubwo ya nimero twakoreye kopi irahita izaho hano, duhita dukanda urwego, tugakurikiza amabwiriza ya MTN. Ngira ngo murabona yuko aya mafaranga tugiye kohereza arajya kuri Theobald Byimanishaka, hanyuma uhita ushyiramo amafaranga, ugashyiramo na pini yawe, ubwo amafaranga ahita ajya hariya kuri dashibodi, ugahita uyasangayo, uhita usubirayo, wasubirayo kuko wamaze kuyashyira, uhita ukanda hano kuri confirm recharge completed. Ubwo amafaranga umaze gushyira ahita aza hano kuri account balance, warangiza ugahita uza hano, ugahita utangira ukabayinga bya bintu nababwiraga. Ubwo niba ufite 5 uri VIP ya kabiri, uhita ukanda hano bayi, kambereka ukuntu babayinga. Ubwo bino bihumbi 5 iminsi 7, dore hano ukuntu bigenda. Daily rate, inyungu ya buri munsi ni 20% mu minsi ingahe? Mu minsi 7. Noneho hano ugura rimwe, ntabwo wakongera gushyiraho ayandi 5 kuri iki kintu waguze, ni inshuro imwe yonyine ubikora. Hanyuma profit ku munsi ni igihumbi. Noneho igiteranyo mu minsi 7 urumva ni 7,000, hateranya na ya mafaranga washyizemo agahita aba 12,000. Ubwo nihita ajya kuri account yawe, ugahita wahita ubikuza mu buryo bworoshye. Ubwo nta kindi ukora, uhita uza hano ugahita ukanda ngo buy now. Noneho buy now twabonye yuko inzira imwe yo gupacezinga ni imwe yonyine. Ubwo noneho uhita ukanda hano pay, igihe hano kuri konti ufiteho 5, uhita ukanda hano kuri pay, hanyuma ugahita utegereza iminsi 7. Ikindi gihe nk'iki wabikoreye, amafaranga yawe yageze kuri konti, ugahita ubikuza, agahita ajya kuri momo, cyangwa ugahita ugura ibindi bintu nta kibazo. Mbera ko ngusaba ukanda subscribe niba utarayikanda, hano ni kuri Global News Trends. Hanyuma rero ubwo uhita ukanda hano pay, kuko ngewe nta mafaranga ahagije mfite kandi naba nari kuri iyi level ya VIP, ntabwo bahita bankundira, ariko nagira ngo mbereke ukuntu bikora. Ubwo kuko utaraba VIP hano, uhita wiyizira hano kuri zino zisanzwe general. Kuri general wenda suppose ifite 3,000 byonyine. Ufite 3,000 byonyine, ndahita nza 3,000 byunguka mu minsi 3. Mu minsi 3 bakungukira 900. Guhita nkanda buy. Ikintu ngiye kugura hano, kino gikoresho gikozwe muri ndabona bigiye gikoze muri sodium nitrate. Noneho sasa rero mu minsi 3 daily rate ni 10% ku 3,000 byawe. Noneho ni 10% ku 3,000. Ubwo urumva 10% ku munsi ni 300. Ubwo ushaka we, bitewe n'inyungu ushaka, wagira iki, washyiraho amafaranga menshi bitewe n'ayo ufiteho, biterwa nyine n'ikigero cy'ikofi yawe ufite uko kingana. Ubwo ku munsi wakungukira 300, ubwo yose hamwe ni 900 mu minsi 3, nyuma ukayabikura, return ikaba ari 3,900. None tuvuga ati noneho ni buy, ugahita ubayinga. Wabayinga hano hari inzira imwe niyo uhitamo, ugahita ukanda hano kuri pay, ugahita upayinga, ubwo bikaba birabaye. Noneho sasa rero hano najya mbere ku kuntu ubayinga. Hano ni 25,000, 3,000 bitewe n'iminsi ushaka. Gusa hano icyiza ni uko washyiraho amafaranga agaragara, hanyuma ugategereza, icyo gihe nawe ugahita usezera ku mukene. Reba nk'uyu nguyu washyizemo 550, mu minsi 180 azabona inyungu y'amafaranga 2,227,500. Cyangwa urumva yuko uyu nguyu wishyiriyeho aya ngaya mu minsi iyi ngiyi, urumva ahita abona inyungu, ubwo yose hamwe ahita aba
nka miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana arindwi hafi aho ngaho, kugira ngo urumva yuko kubayinga mu minsi myinshi nibyo biba ari byiza cyane kurushaho. Noneho nk'ibihumbi icumi mu minsi 15 ihita bakungukira ibihumbi bitatu, ugahita wungukaho ibihumbi 15. Ewana ibi ngibi birakora cyane, birakora. Dore nanjye nabayinze ejo bundi, reka mbereke hano kuri pasono, mbereke hano kuri inkamu. Kuri inkamu, hano kuri inkamu ho ukuntu ikora, ubwo hano ni principal amount, hano ni inyungu yose hamwe, hano nayo winjije ku munsi, hano ni igikoresho waguze. Hanyuma reka mbereke utumva nkubwira ngo gira wumve ko nabikuje. Hano ngo account overview, mu ncamake za account, hano na investinze ibihumbi 3 nunguka 900, kugira ngo mwayibonye mpita mbona ibihumbi 3,900. Hanyuma ninabikijeho 3,100, kugira ngo urabona yuko narabikuje kandi amafaranga narabonye. Iyi Dre Equipment irizewe cyane, kandi nawe ushaka wayikoreraho amafaranga. Rero ubu ni incamake z'ukuntu Dre Equipment yakoraga, kugira ngo nawe ngusabe wenda niba ufite amafaranga akaba agiye kuborera kuri mobile money cyangwa kuri Airtel money, wagira iki, washaka ukuntu nawe wemvesitinga muri iyi Dre Equipment, kandi iyi kampani irizewe cyane. Dore yuko ifite garanti irenga imyaka 10, kandi imyaka 10 wamaze gukuramo akantu gatubutse cyane. Ndagira ngo rero hano ukanda kuri subscribe. Hano ni kuri Global News Trend, igihe mwabanye muri video ni Callixte Mutabazi Arindoci. Bahera ko mufungure kuri iyo nzogera all notification, kugira ngo izindi video tuzaba tubakorera mujye mubona ukuntu zikora. Ndagira ngo byibuze indi video nzakorera nzabereke hari ukuntu ukora kuri iyi online marketing, bakagusaba PayPal. Nzabereka uburyo ki wafungura PayPal mu buryo bworoshye cyane. Hano rero mera ko mbashimire kuba mwabaye muri iyi video, kandi niba wumva hari akantu kagucitse, wasubiza inyuma nta kibazo ukareba, kugira ngo hataza kugira ikigucika. Iyi ni Dre Equipment, kandi irizewe cyane. Muri iyi minsi irimo irahindurira abantu ubuzima bwa benshi, ubuzima irimo iragenda ibuhindura cyane. Ndabashimiye cyane rero.